nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Ibyo ugiye kumva nibyo ni ibyahabereye byahakorerwaga nawe n'abandi basirikari bakuru barahabaga. Iyo ukigera ku murindi wa Byumba ho mu karere ka Gicumbi ahari inzu ndangamurage ifite amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu, kureba hasi bigusaba gushishoza neza ugasoma amagambo yanditse ku ndabo cyangwa ibyatsi bihateye. Ni amagambo ari mu Cyongereza yanditse ngo Rwanda Liberation Museum. Nk'umunyamakuru n'irindi tsinda ry'abantu benshi barimo n'abari bahageze bwa mbere, amatsiko yari menshi mu kwibonera imbona nkubone Ndake, umukuru w'igihugu yihishagamo umwanzi mu rugamba rwo kubohora igihugu. 12 kugera kuri 15 nibo bari bemerewe kubanza kwinjiramo bakajya muri iyo Ndake. Kuri twe buri wese yumvaga yakwinjira mbere. Nitwa Shyaka John, ndi umukozi mu kigo cy'igihugu cy'ingoro z'umurage mu Rwanda, nkaba nkorera kuri ishami ry'ingoro igaragaza uburyo igihugu cyabohowe n'ingabo za RP Inkotanyi. Niwe watwinjije muri iyi Ndake. Hari hijimye, icyakora hari harimo itara rimurika cyane rituma baje babona neza. Ricyaka nta kindi uhita ubona uretse ifoto ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ukabona n'intebe iyi mwita sheze ndetse n'akameza gato. Shyaka John ni umukozi mu kigo cy'ingoro z'umurage mu Rwanda, aragufasha gusobanukirwa byinshi nawe uri kwibaza kuri iyi Ndake. Iyi Ndake ni Chairman of High Command cyangwa umugaba mukuru w'ingabo za RP yari Ndake ye. Bakimara gufata hano 92 yategetse abasirikare bose gucukura Ndake. Ndetse by'umwihariko iyi Ndake mwabonye yuko iri mu rwego rwa Ero cyangwa Randende. Ni ukuvuga yuko nta nubwo ari Ndake gusa yagiraga gusa. Yayikoreshaga muri ibyo bintu twavuze, ariko noneho yagiraga n'indi Ndake yari ahirya ya reserve. Ni ukuvuga agombaga kuza wenda uzi ko ari muri inzu. Rimwe na rimwe ugasanga ntago ari muri inzu, ugasanga ari mu Ndake. Wagira ngo wenda ari muri iyi, ugasanga ari muri iriya Ndake yindi ya reserve. N'urwego rwo kwirinda no kujisha umwanzi kugira ngo utamuhereza amakuru yawe. Haruguru gato y'iyi Ndake hari inzu ifite isuku, inzu bigaragara ko yubatswe kera. Zubatswe kera, zari inzu z'uruganda zubatswe n'Ababiligi. RPF cyangwa RP Inkotanyi ijya gufata hano yafashe itariki 6 z'ukwa gatandatu 92 hahinduka headquarter RPF na RP. Ubwo mwumva ko igisirikare cya RP cyakoranye hafi na politiki, umurongo wa politiki ndetse n'igisirikare byarakoranye. Iyi nzu rero niyo Chairman of High Command cyangwa umugaba mukuru w'ingabo za RP ariwe General Paul Kagame yabagamo. Nibyo ubyumvise neza, iyi nzu niyo umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabagamo. Yabaga muri iyi nzu niyo yajyaga araramo. Ngira ngo twabibonye, hari salo, hari icyumba araragamo, twagenda twakireba. Iki cyumba turi kwerekezamo nkuko babitubwiye, akaba ari icyumba kinini rero. Aha niho bivugwa ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabaga. Ariko mbere yaho, mbere yuko aba perezida nyine birumvikana hari mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Ni icyumba kigari cyane ndetse umuntu arebye neza gifite amadirishya agera kuri 3 nkuko muyabona. Aya madirishya nayo ntabwo nagerageje kuyakoraho, ntabwo ari za metallic, na amadirishya y'imbaho bisanzwe, ariko akakuma ko gafungishije biragaragara ko niba umuntu yavuga ko ari icyuma gusa. Amadirishya ushobora kuyabona akomeye, amadirishya akomeye cyane ariko ntabwo ari metallic. Yatubwiye ko yari igizwe n'ibyumba 3 gusa harimo n'utundi twumba. Iki ni icyumba umuntu yavuga ko ari icyumba cya 3 cy'iyo nzu nk'uko tumaze gutembera ibyo byumba byose. Ikindi cyumba
iki cyumba nacyo kikaba cyari special kuko urebyemo hano hepfo gatoya nacyo gifite ibyangombwa byose bigenewe icyumba cyo guturwamo, harimo nk'ubwiherero bugezweho, hakabamo n'ubwogero. Urabona ko iyi ari ya dushe uko bisa kose y'amazi yo hejuru, nubwo wenda amazi ashobora kuba atari amazi yo hasi urabona ko harimo naho amazi arimo. Urabona ko n'ubwogero nabwo bugezweho ndetse ikagira naho kwiterera makeup cyangwa se ahantu ho kwireba neza indorerwamo ukareba ko nta myanda ikujyanye. Papier hygienique birumvikana ni iza vuba kuko mu rugamba rwo kubohora igihugu ngira ngo imyaka 25 ishize n'imyaka myinshi. hari nkaho nageze nibwira ko ari aho batekera. Icyumba ari nacyo nari mbabwiye ko ari icyumba bishoboka kuba natwe twahageze twabonye ko bisa kose iki cyari ikikoni cyangwa se ahantu batekeraga mu ijisho rya buri wese. Urabona ko hano harimo utubati nyine ahantu bashiragamo wenda nk'amasafuriya, ibintu byo guteka gutyo. Uko bigaragara na hejuru abantu bafite ibikoni bisirimutse, nawe murabibona ko hano ariho umukuru w'igihugu cyangwa se abandi bamufashaga bashobora kuba barateguriraga amafunguro. Hano uru rugendo rwo sinzi wenda uko bigaragara muri uru rugi urabona ko nakumba gatoya, ariko bigaragara kuko bisa kose kari nka kamagaze cyangwa se stock ahantu bashiraga wenda nk'ibyo kurya. Gusa twaribeshyaga siko byari biri. Hari bishe twatembeye byaho ukabona hari n'ahantu bigaragara ko bahatekeraga cyangwa se yari nk'igikoni baramutekeraga. Hano mu nzu ntago batekeragamo. Hano hantu habaga ubukonje kera bwinshi. Hano rero aha naho bajyaga bacana kugira ngo mu nzu hazemo ubushyuhe. Umukuru w'igihugu yarajyaga ati ko twatembere ubona by'ubwogero burahari, naho wenda ahantu bakorera ubwiherero. Iyi nzu yari ifite ibintu byinshi bitandukanye. Harimo dushe yari irimo n'ibindi bikoresho by'ibanze byo mu nzu biba bikenewe byari birimo n'ubundi hano. Kuri uyu murindi wa Byumba hari n'indi ndake ya General James Kabarebe. Ubu turi ku murindi umurindi wa Byumba, aho ngiye kubereka rero aha mpagaze ni ku indake ya General James Kabarebe. Iyi ndake rero akaba ariyo nawe yinjiragamo cyangwa se yihishagamo mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Iyi ndake nk'uko muyibona wenda nta byishinzi ku bigendanye no kubaka indake, ariko nabwo urabona ko ari indake igikomeye, yubakishije imbaho. Hejuru hari igitaka cyinshi cyane ku buryo abagiye babidusobanurira ibigendanye no kubaka indake, biriya bitaka byo hejuru cyangwa se kubaka indake nk'iyi byatumaga hakomeza kubaho icyo twakwita nk'ubwirinzi bukomeye, ku buryo iyo igisasu bashoboraga kugitera amakompra bakayatera yashoboraga kuba atagera ku muntu uri hano hasi, kuko wenda nubwo hano hakinze ariko biragaragara ko munsi harimo ubujyakuzimu umuntu yavuga ko ari burebure cyane. No hirya nyine birumvikana hano James Kabarebe yikingaga cyangwa se yihishaga umwanzi. Hejuru nyine mwabonye ko ari ahantu hakomeye cyane, hariyo igitaka cyinshi cyane ku buryo bigoranye ko igisasu cyakwikubita aha kikaba cyasanga umuntu wihishe hano hasi. Bigaragara ko inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu zakoze ibishoboka byose, zubaka ubwirinzi mu guhangana n'umwanzi uwo ari we wese wari guturuka mu bice bitandukanye aje guhangana nabo. Aha hose ngutembereje wicaye iwawe kuri mudasobwa cyangwa ufite telefone, niho hateguriwe amahame 9 agenga umuryango wa FPR inkotanyi kuri ubu. Amenshi mu mategeko agenga igihugu, uburyo bwo kugabana ubuyobozi, gucyura impunzi ndetse n'amasezerano yarusha. Abakunzi b'amahoro, ukwishyira ukizana, abashyigikira demokarasi, nta gushidikanya iteka bahora batura ibisigo. Izi ngabo zitanze zikabohora u Rwanda. Ndabashimiye cyane
iteka ntego ishema nuko mukurikirana ibiganiro mbagezaho muri benshi. wowe turakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo video dushyizeho uzajye uzibona mu buryo bwa notification. Twishimira kubana namwe.